vibes nanjye ntabwo nzanze. Inshuti z'umuryango batumirwa bahire cyane cyane urubyiruko, mumfashe twakire nyakubahwa chairman w'umuryango wacu FPR Inkotanyi. Ubundi abantu bavuga RPF cyangwa bavuga andi mashyaka cyangwa bikajya muri politike gusa, politike ikaba rwaserere bikaba ibintu. Politike yo numva RPF ni uguhangana n'ibibazo tugashaka ibisubizo, nta yindi politike. Politike y'ibinyoma, yo guhimba, yo kubeshya, yo gushakisha uko watirisha, rimwe mwita gushushanya rimwe na rimwe. Ibyo biguha ibindi bibazo, ntabwo biguha ibisubizo, byongera ibibazo ku byo wari ufite. Ikindi nacyo kuvuga ngo no mu mibanire uko tubaho hagati yacu cyangwa se hagati yacu n'abandi, ndavuga u Rwanda n'abandi, nujya gufatanya n'abandi urabanza wowe ukumva ikikurimo ufite n'iki wowe utanga kugira ngo uhuze n'icyo undi atanga, mwese mubigiremo inyungu, ari wowe ari n'undi mufatanyije. Ntuhore ufite impungenge ariko ejo nzamera nte, nibucya ndaba meze nte. Uhora ufite kuko stress nugira ikibazo uhorana cya stress, jya umenya ngo 50% ni wowe, you are the responsible person. You have worries, you have this, you have urakora ibintu bigutera stress, but
There are different ways of doing things and achieving what you want to achieve. So it's not just even the results, it's the process that takes you there. What have you invested in that process? What thinking? What feeling? What commitment in the process to give you the results you want? How ikintu cyikora anabuze. Hari aho nagiye rimwe ariko hashize igihe nuko mbona n'ubu ngo biracyabaho byarantangaje. Nagiye ahantu twayaga dukina tennis, abantu bamwe hano barabizi, kera hashize igihe turangije twicaye turuhutse tubanze gushaka uwagira icyo tubaza dushaka, arabura, turahamagara, mushobora kuza gira icyo muduhariho. Hasi umukobwa mwiza ugenda neza, aza afite opena mu ntoki, azatugereraho, yaba mbonye arahamenya, arampobera. Arabanza arampobera, ndetse agomba kutuzunguruka twese aduhobera. N'abandi turi kumwe bose abanyuramo, namwe ko se wa mwana turashaka ibyo dushaka, waba ari ibyo duhaye ibi, erega byasaga nk'ibyarangiriye aho ngaho. Kuduhobera tugeze aho twarambiwe, turahaguruka turigenda. Ubwo urumva umuntu nk'uwo yangirije abakorera, natwe twari turi aho dukwiye kuba dufite ibyo dushaka twishyurira, natwe ntacyo yaduhaye, twese tuviriyemo aho ari aho yindi. Njya numva rwose bigezweho mu rubyiruko ni vibes. Ugeze kuri vibes, vibes nanjye ntabwo nsanze, good vibes ntabwo nsanze, ariko uhagaze kuki kugira ngo tujye muri vibes, tugire aho duhagaze kuri izi. Don't invest in vibes. Invest in the foundation where you can now vibe. Vibes nanjye ntabwo nsanze, good vibes ntabwo nsanze, ariko uhagaze kuki? Vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe, ariko zigera ku ihe myaka, zigera no ku bakuru ngira ngo. Vibes n'abakuru ntabwo bazanga, ariko kugira ngo tujye muri vibes tugire aho duhagaze please. Don't vibes nanjye ntabwo nsanze, good vibes ntabwo nsanze, ariko uhagaze
bahagaze kuki vibes natwe twese usibye ko dushaje twebwe ariko zigera ku ihe myaka zigera no ku bakuru ngira vibes n'abakuru ntabwo bazanga ariko kugira ngo tujye muri vibes kugira aho duhagaze muri don't ubundi abantu bavuga RPF cyangwa bavuga andi mashyaka cyangwa bikajya muri politike gusa politike ikaba rwaserere bikabintu politike yo numva ya RPF ni uguhangana n'ibibazo tugashaka ibisubizo nta yindi politike politike y'ibinyoma yo guhimba yo kubeshya yo gushakisha uko watirisha rimwe mwita gushushanya rimwe na rimwe ibyo biguha ibindi bibazo ntabwo biguha ibisubizo byongera ibibazo ku byo wari ufite ikindi nacyo kuvuga ngo no mu mibanire y'uko tubaho hagati yacu cyangwa se hagati yacu n'abandi ndavuga u Rwanda n'abandi nujya gufatanya n'abandi urabanza wowe ukumva ikikurimo ufite n'iki wowe utanga kugira ngo uhuze n'icyo undi atanga mwese mubigiremo inyungu ari wowe ari n'undi mufatanyije buri gihugu buri bantu bafite icyo bafite aho kugira ngo rero ugiteze imbere kiguteze imbere ugire icyo ukora utegereza ko uwahandi azaza we kuko azi icyo kugikoresha akagitwara akazagaza kuguha imfashanyo urukeneye uba wicishije sinzi na uba wigize ubusa mukigira ubusa muzigira ubusa RPF iyo message akigira ubusa mukigira ubusa mukaba ubusa mukemera kuba ubusa mukemera ko mushobora kubaho muzagira icyo mutunga muzagira icyo mukora ari ukundi muntu yaje kubibakoresha cyangwa yabibakoreye iyo niyo politike mbi nibwira ko RPF inshingano zayo mu myaka imaze mike ntabwo ari myinshi cyane nicyo kibazo yagombaga n'ubigomba gusubiza inama iteranye hashize imyaka hafi 40 umuryango FPR Inkotanyi uvutse ndetse n'imyaka 32 twibohoye muri iyo myaka yose urugendo rwo kubaka igihugu rwaranzwe no gushimangira ubumwe bwacu nk'abanyarwanda kwimakaza ibiganiro mu kwishakamo ibisubizo guharanira umutekano no guhora dushishikajwe n'iterambere rishingiye ku mutungo bwite w'igihugu cyacu kimwe no guhora duhangayikishijwe no gusigasira ibyagezweho kurondora ibyiza byinshi byagezweho siyo gahunda y'uyu munsi gusa imibare igaragaza ko icyizere cyo kubaho mu Rwanda ku banyarwanda cyamaze kurenga imyaka 70 kuva ku myaka 46 twari dufite muri 94 imibare kandi igaragaza ko ubukungu bw'u Rwanda kwiyongera hejuru y'8% muri iyi myaka ishize na n'ubu
iyo ntambwe ntawabihisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubikesha ukureba kure kwanyu muri gahunda zitandukanye n'icyerekezo muha igihugu cyacu mu bushishozi buhambaye twagiriyemo amahirwe adasanzwe nk'Abanyarwanda, kandi bwagaragariye kenshi n'amahanga muri rusange.